buriya umuntu uri mu myaka 18 hari ukuntu umuntu aba yiyumva umuntu aribeshya nkuko yumva ngo yifite se. Yego naribeshyaga cyane. Hari imyaka nabayemo cyane cyane imyaka 18 17 gutyo 18 kuzamuka. Iyo myaka nyirimo numvaga mfite ubuzima burebure. Burebure numvaga ndi muto ku buryo ikintu cyose gihari nagikora. Igihe cyose uzagikora uruzagikora. Yes, kandi nkumva yuko niba ari ibintu nshaka, niba ari inzozi zanjye nshaka kuzageraho, uzazigeraho. Nkumva ko nyine ari ibintu bizaba, mbese ibintu bimeze nk'ibyateguwe, nta bintu bya stress byo kwivuna cyane. Yego. Nkumva ko ibintu nyine ngewe nekereje bigomba kuzabaho. Yego. Ariko nkirengagiza yuko bya bintu nshaka, bya bintu mpora nekereza yuko bya bintu bizasaba n'igihe cyo kubikorera. Uzabishakira fondation. Yego. Ntabwo najyaga nekereza ngo ibi bintu ngo mpange okay, ngiye nabaga mfite igitekerezo nkavuga ni ngomba kuzabona umuntu, ngomba kuzaba meze gutya, ngomba kuzaba mfite iki muri uyu mwaka. Yego. Nkabibara gutyo. Ariko simbare ngo nzakora iki kintu kinyinjiriza aya mafaranga, nzakora iki kintu kugira ngo muze n'aba bantu, nzakora iki kintu kugira ngo njye aha hantu, nzakora iki kintu kugira ngo mbone iki kintu. Ntabwo najyaga mpanga strategy ko mbare uburyo nzabonamo icyo kintu. Yes. Yego. Icyo nicyo kintu akenshi n'umuntu uri muri iyo myaka usanga yibeshyaho. Arategura ati ngewe ndumva nshaka kuzaba iki, akandika rwose, akandika n'intego ze, ariko akibagirwa kubara no gutekereza icyo bizamusaba n'uburyo azakoresha kugira ngo abone cya kintu ashaka kugeraho, ashaka kuba afite. Aho niho hazamo ikibazo. Yego. Mbese kuba watekereje ariko ntupange n'uburyo mu mikorere yawe bizaba bimezemo. Rero urubyiruko akenshi turibeshya, tukumva ko dufite igihe kirekire, tukumva ko ibintu twebwe ubwacu twizera ko tuzabona, tukumva ko tuzabibona koko, kabone nubwo tutakora. Igihe cyose byafata. Igihe cyose byafata, bizizana, bizaza, umuntu akumva ati nzajya aha hantu, nzakora ibi ngibi, akumva nyine ni ibintu bizaba bigomba no kuba, akanabyizera, akajya nabivuga ati rwose ibintu bizaba, ariko napange ngo nzabikora muri ubu buryo. Ntanatekereze ko hari impamvu zishobora gutuma ibyo bintu bidakunda. Yes. Izo mpamvu azigeho, azikumire hakiri kare, ahubwo we akumva ko niba yemeje ko bigomba kuba, bigomba kuba. Ikindi ntavuga ngo reka ntangire uyu munsi, wenda bizagera igihe nihaye intego irangiye mfate n'indi. Ahubwo wakumva ko agomba kubanza kwiruka mu tuntu twe, igihe cyose icyo kintu azakenera kugikora, azagikora. Fasha gutya kabisa. Rero hari imyaka idushuka guys, munyumve neza mwitonze, mwige kubaza ibyo mutumva neza, mwegere bagenzi banyu, muganire, unababwira intego ufite nabo babaza iyo bafite, munaganira ukuntu izo ntego mwazikora munafatanyije, birashoboka. Rero imyaka yitubeshya, yidushuka ngo twumve ko tuzaba ubuzima bwiza tutarabuteguye.